tardes mwiriweho a todos los que nos están viendo a través de mwese abarimo turebera ku cyogajuru Amazonas cyangwa se kuri internet en los diferentes países, mu bihugu bitandukanye también ndetse allá naho donde se encuentra el misionero Miguel Bermúdez aho Marín missionnaire Miguel Bermúdez Marín ari y toda la congregación allá presente. n'iteraniro ryose riri aho uyu munsi kuwa gatanu 21 de abril de 21 z'ukwa kane muri uyu mwaka wa 2023 estaremos tugiye viendo el tema kureba iri somo ubwiru bwo kwizera que fue predicado el 20 de bwabwirije itariki septiembre 20 z'ukwa de cyenda 1997 muri 97 en Chinandega, Chinandega Nicaragua. muri El Nicaragua uso de la escritura yakoresheje icyanditswe cy'abaheburayo 11. y vamos a leer esa porción turasoma uyu mugabane en donde nos dice aho el Espíritu Santo atubwira por ngo boca umwuka wera niwo ubivuga mu del kanwa apóstol San Pablo, k'intumwa primer ángel mensajero Paulo mesaje wa mbere marayika w'igisekuru cya mbere cy'abanyamahanga. nos dice en Hebreos capítulo Aratubwira mu baheburayo verso 1 dice, es 11 pues la fe, umurongo wa mbere, la kwizera certeza ni de lo que se ukumenya rwose espera, ibyiringirwa la convicción udashidikanya de lo que no se ve. ko bitazaba. Y en la convicción Aho kudashidikanya escribe él allí, yanditse aho ngaho kugira gihamya, yanditse ngo ni ku byo twizeye, la convicción escribe lo que creemos. kugira gihamya ku Y byo twizeye. en el mensaje, No muri message la fe perfecta, kwizera gutunganye en la página 26, kuri page ya el 26 hermano Branham leyendo, mwene data Branham yasomye o sea, citando avuga esa escritura, kuri iki dice, cyanditswe. no nos queda otra cosa que creer. Yaravuze ngo nta kindi Y dusigaranye creerlo keretse gusa es la kwizera. sustancia Kwizera que se produce. ni igihamya gifatika, fe nibyo bizana perfecta. kwizera gutunganye. Ahora por unos momentos Noneho mu pensamos kanya gato en cuán entorpecidos dutekereza estamos. uburyo ki tutabona ibintu neza. Arandika ngo substance Creerlo. igifatika ni Pueden tomar ukwizera. asiento, por favor. Mushira kwicara nyamuneka. Nos dice en el mensaje Aratubwira muri los message requisitos para un avivamiento ibisabwa kugira ngo habeho ububyutse mu kwa gatanu 14/2025 Bolivia. muri Bolivia. Aratubwira ati La cosa era uko bimeze que eran nuko muchachas jóvenes representando una iglesia joven. bari inkumi Aquí hablando de nuestro hermano bashushanya William, itorero hablando de ry'inkumi. William arimo aravuga ku bijyanye n'iyerekwa ry'umugeni. cuando el hermano Branham Igihe muri estaba data relatando, Branham yarimo bivuga bisubiramo dice, la iglesia novia iryo yerekwa del bati Señor itorero Jesucristo, umugeni w'umwami Yesu Kristo, representando a la iglesia en la edad de la piedra angular. rishushanya itorero mu gisekuru cy'ibuye rikomeza imfuruka, kuko mu gisekuru cya Lawodikiya ho kera arigaragaza ko ari itorero ryashaje, ryakecuye, ryarahindutse idini rirapfa. Lawodikiya yarapfuye, yapfuye kuri ubwo bubyutse buzana ubugingo bw'iteka, ariko hazabaho itorero rimwe ry'inkumi rifite ububyutse buzabaho ubugingo bw'iteka, kandi rizahabwa guhishurirwa kw'ikimenyetso cya karindwi kugira ngo kibahe ukwizera kubahesha guhindurwa no kujyana na Kristo mu birori by'ubukwe bw'umwana w'intama. Dukomeze dusoma aha. Yarimo asoma ijana na 155 igitabo cy'imirongo yakusanyirijwe hamwe kugira ngo mube mufite aho ngaho. Paragarafe 396. Paragarafe 396 aravuga, ariko mu kumvira uyu umugore wo kwizera. William aravuga ati, mwibuke uyu mugore muto wo kwizera, niba uzagira kwizera. Kwizera iki? Kwizera kwizamurwa, kwizera ko guhindurwa, kwizera ni guhishurirwa. Aranditse nk'umwana w'umuntu naza, mbega azasanga kwizera kuri ku isi. Uku kwizera guhesha guhindurwa no kuzamurwa, n'ukwizera guhishurirwa.
ukuza k'umwana w'umuntu azanye n'abamarayika be. uku ni ukwizera, uguhishurirwa, kwizamurwa n'iki? ukuza k'umwana w'umuntu azanye n'abamarayika be. mu gitabo cy'ibimenyetso birindwi aratubwira kuri paji urupapuro 104 aravuga ku iherezo igisekuru cya Pentekote nk'uko ijambo ry'Imana rivuga, Imana ifashe muri iri joro kugira ngo mbibereke, tugomba kwakira mesaje uzafata ibi bintu byose bo bagiye basiga bidashojwe, ahishura amabanga yose y'Imana kugira ngo bitegurire umugeni kuzamurwa. Nyuma haza guhinda kw'inkuba kurindwi zitananditswe. Uko ni ukuri. Ndizera ko biciye mu guhinda kurindwi inkuba zizahishurwa mu minsi ya nyuma, nimo hari ibikenewe gutegurira umugeni kugira kwizera kwizamurwa, kubera ko ubu ibyo dufite ntidushobora kuzamurwa. Hariho ikigomba kuza kindi cyo kudutegura. Uko tumeze ubu ntabwo dufite kwizera guhagije hafi kugira ngo dukire indwara. Umuntu agomba kuba afite kwizera guhagije kugira ngo ahindurwe mu kanya gato agakurwa kuri iyi si. Tuzareba mbere ho gato Imana nibishaka aho ibyo byanditse, ndetse no kuri paje 202 aho hariho ibyanditswe byinshi murabifite aho ngaho mu byanditswe mu byo bitabo 202 nimurebe, haravuga ngo mu itorero harimo za miliyoni na miliyoni z'abantu ariko badafite ububyutse na mba ntabuhari. Umugeni kugeza n'ubu ntaragira ububyutse, nta bubyutse na mba bwari bwaba kwigaragaza kw'Imana na mba kugira ngo kunyeganyeze umugeni. Ibyo turabitegereje. Hakenewe uko guhinda kurindwi kw'inkuba kugira ngo kubyutse umugeni azazohereza, yarabisezeranije. Mwene data William akomeje avuga, hariho ibindi byanditswe byinshi yashizeho. Akomeje avuga, dusoze isengesho. Kwizera guhesha guhindurwa n'izamurwa ni ukwizera. Uko kwizera ni uguhishurirwa umwana w'umuntu azanye n'abamarayika be. Kwizera ni impano y'Imana. Nuko rero Kristo niwe ugomba gutanga uko kwizera ku itorero rye. Kwizera kuzanwa n'iki? Kuzanwa no kumva ijambo. Noneho nimurebe muri mesaje kwizera gutunganye ku rupapuro rwa 5 aratubwira ngo paji ya 5 n'iya 6, noneho ndashaka kuvuga ku kwizera, ukwizera gutandukanye, kwizera gutunganye. Icyo ni ikintu gikomeye cyane. Noneho Bibiliya tubwira ngo kwizera kuzanwa no kumva. Wowe ntiwakizwa utabanje kugira kwizera. Kwizera ni ikintu ugomba kuba wizera ko kiriho by'ukuri, nta kindi kintu kizakubwira ko biriho keretse gusa kwizera ubwako. Ndimo ndagerageza kuzamura kwizera kwanyu kugira ngo mube mwiteguye kujya ku murongo wo gusengerwa muri aka kanya gato. Nimurebe Mudata Branham igihe yashiragaho umurongo abantu bahagararaho ngo basengerwe, yazanaga ubutumwa nuko akabongerera kwizera ababaga bari aho ndetse n'abarimo bumvira kuri radiyo icyo gihe. Aho arandika ngo akabazamurira kwizera. None nimurebe uburyo uku kwizera yabaga arimo azamura aho ngaho kuri abo bene data bo. Abo bose babaga bari aho ndetse n'abantu baga baje gusura muri ayo materaniro, akabazamurira kwizera
kugira ngo que luego pasaran hanyuma por batambuke la imbere línea de oración. bajye gusengerwa, bajye ku murongo wo Y gusengerwa. él en nuko varios noneho momentos durante el inshuro mensaje, nyinshi muri al mesaje mu final, butumwa ku él iherezo dice, si no, usted no tiene fe, yavugaga ati nimba udafite kwizera, n'ahandi hantu aravuga ati niba utizeye ntuhaguruke ntuze ku murongo wo gusengerwa, kubera ko guhaguruka ngo ujye ku murongo wo gusengerwa wagombaga kuba ufite aho ngaho ibyo, kugira ngo nidata buranamasengera abo bantu hari hasabwa kuba ufite uko kwizera kandi ukaba wizeye. Aravuga ati niba udafite kwizera rero ntiwizera, ibyiza no gutahaguruka ngo ujye ku murongo w'abasengerwa. Ibyo mubigumane mu bitekerezo byanyu, mubyumve neza, nimurebe. Aravuga, ndimo ndagerageza kuzamura kwizera kwanyu kugira ngo mwitegure mu minota iri bukigere kuza ku murongo wo gusengerwa. Noneho uza ku Mana agomba kwizera kwihari, kandi ntibishoboka kunezeza Imana udafite kwizera. Ku rugero, none ni gute umuntu azajya mu murongo wo gusengerwa kandi atizera uwo ko ari bumukize? Agomba kubanza kwizera mbere mu kugaragazwa kw'Imana kubera muri ayo materaniro, kugira ngo bityo bashe gutambuka ujya ku murongo wo gusengerwa. Nuko noneho kimwe igihe yari mu gihembwe cyo kubatiza abantu, mu gihe cya dispensation y'ubuntu, iyo yararangiye. Murebe umurongo wakorwaga kubwo abantu babatizwe. Abantu baratambukaga mu gihe arimo abwiriza, kwizera kukavuka mu muntu, agatambuka imbere akemera umwami nk'umucunguzi we, nuko hanyuma akajya ku murongo kugira ngo abatizwe, kuko yari yizeye ko uwo yemeye akamwakira nk'umucunguzi w'umuhagije, ko ari bumuhe umubatizo w'umwuka wera, kandi mu yandi magambo akamuha ubugingo bw'iteka. Habaga ni ngombwa kwizera uwo wari kuba urimo utangwa muri icyo gihe, atanga uwo mugisha ukomeye wo kuronka ubugingo bw'iteka, kubabarirwa ibyaha n'agakiza, nuko bityo ukaronka ubugingo bw'iteka. Kandi ntibishoboka kunezeza Imana udafite kwizera. Rero ntimwamunezeza mu bundi buryo, kandi muvuze ko mwizeye Imana kabone n'ubwo namba mutarayibona, rero ugomba kuyizera mu kwizera. Bitabaye bityo wowe ntiwayibona, rero icyo gihe ntibyaba bikiri kwizera. Murabona, iyo winjiye aho bavagaho ngo ntibazi icyabaye, noneho ntibasobanukiwe n'impamvu, batabonaga na kimwe. Hari n'ahandi yavuze ngo yabaga ahari kandi adahari. Murebe, noneho bitabaye bityo ukayibona, icyo gihe ntibaye bikiri ukwizera. Buri kintu cyose aho ngaho, murebe, hariho ibintu marayika yamubwiye ngo kuri icyo ntugagire namba icyo wabivugaho, kugira ngo hataduka abigana, nuko hataba ibyabaye mu gihembwe cya mbere n'icya kabiri. Niyo mpamvu hariho ibintu bimwe bitazigera bivugwa, bizaba biri aho bikingiranywe, bihishe, bibitswe mu mutima, bihishe, ntabwo bizavugwa kugira ngo hatagira uwigana. Ariko ibyo azatanga, ibizahabwa umugeni, bigaha umugeni ukwizera kwizamurwa,
ibyo la que viene contenida nibyo en bije biri los truenos, mu guhinda kw'inkuba, que es la predicación ariko ukubwirizwa kw'inyigisho ya había hablado y yamaze profetizado kuvuga mbere ahanura ko zizatangirwa mu ihema rimwe Garakarpa Katedrali. Ibindi byo Dios lo iba a tener ibyo reservado Imana izabizigama hasta que ibibike kugeza igihe hasohoye, entonces se daría a conocer noneho nyuma nibwo ese misterio. ubwo bwiru buzatangwa Cualquier cosa bukamenywa. que los sentidos Ati le declararan, ya no ibindi tiene nada que ver con byose la fe, bibonwa n'umubiri wawe porque ya es hecho científico. ukabasha no kubyumva, ntibiba Eso ya no es fe. bibaye kwizera, ndetse n'abashakashatsi barabihamya uko si ukwizera. Ugomba kwemera iby'Imana, uje aho Imana iri agomba kwizera Imana, kandi kwizera kuzanwa no kumva ijambo ry'Imana. Mbere ugomba kwizera ko iri ari ijambo ry'Imana, bigomba guturuka ku Mana kubw'ijambo, nuko ijambo ukarifata nk'uko ryavuzwe, kandi ibyo ni ukuri. Aburahamu yagombaga kwizera gusa icyo ijwi ryamubwiye. Igihe yari afite imyaka 100, yari amaze kurangiza imyaka 25 yose agikomeje kwiringira cyane rya sezerano ry'igihe yarihawe imyaka 25 mbere. We yakomeje kuryizera. Noneho igihembwe cya karindwi cy'itorero cyarangiye muri 77. Aho murabona uburyo ki ibi byanditswe byose bifite ugusohozwa ku buryo bwinshi. Noneho guhera icyo gihe ugakomeza, hari ikintu cyakingutse muri porogaramu y'Imana cy'ingenzi, ndetse cy'ingenzi cyane, aribyo bizaba muri dispensation nshyashya no muri sekuru gishyashya. Ariko ibyo byose byari muri ako gahembwe ko gusobekerana kwakomeje gukorwa kugira ngo mu mwanya wari wose intore z'Imana zagenewe kuba mu mwanya w'ahera cyane urusengero rwo mu mwuka rwa Kristo zimara guhamagarwa zigakusanyirizwa hamwe. Noneho ubwo nibwo umuryango wa dispensation y'ubuntu uzakingwa. Ntabwo yari gushobora gutangira dispensation y'ubwami akava ku ntebe yo kwingingiraho, agafata igitabo gihesha uburenganzira kuri byose, nuko agakora umurimo wo kwaka yishyuza yisubiza ibye nk'umwami w'abami n'umutware utwara abatware mu murimo wo kwaka yishyuza yisubiza ibye. Ntiyari kubikora kuko icyo gihe abagenewe umwanya w'ahera cyane, amabuye mazima ari bo yaje gukomeza yubaka kugira ngo bashire aho hantu bagire rero bubaka umwanya w'ahera cyane. Abo bari gusigara hanze kugeza uwa nyuma ashizwe mu muti weza ari we maraso. Icyo gihe kitaraba ntiyari kuva ku ntebe yo kwingingiraho. Iyo niyo mpamvu kuva icyo gihe ugakomeza twatangira kubara umugabane umuntu ashiraho, ni ukubara imyaka 25. Ibyo bigatanga imyaka runaka aho isezerano ryasohoye, kandi ibyanditswe bisohora mu buryo bwo mu mwuka. Habe ku rugero, iyo umuntu avutse abanza akavuka, ni ukuvuga ngo mu buryo bw'umubiri, iyo agahinja kavutse kabanza kugira amezi 9 kayuzuza kakavuka, urwo ruhinja rukavuka. Nuko uko niko bimeze no mu bwami bw'Imana ku bijyanye igihe umuryango w'ubuntu wari ugikinguye dispensation y'ubuntu. Abana b'Imana benshi bavutse ubwa kabiri, babyawe n'amazi n'umwuka, nuko abagize uruhare mu kugira umubiri w'ibanga w'abizera ryo torero rye. Aho baronse ukundi kuvuka gushya. Mbere ni ku rupapuro rwa 6 akomeje avuga mu butumwa bwitwa kwizera gutunganye. Aravuga
mbere bukeya yarabyizeye kuvuga ngo igihe yari afite imyaka 100 hari icyo gihe hari hashize imyaka 25 akomeza kwiringira isezerano nk'igihe yarihawe imyaka 25 yose itambutse we yararyizeye avuze Abaroma 4:20 ndetse ni isezerano ry'Imana ntiyigeze arishidikanyiriza mu kutizera ahubwo we yakomeje kwizera kwe gukomera agasingiza Imana neza afite gihamya neza kucyo yasezeranijwe ko watanze iryo sezerano ashobora byose ko afite n'ubushobozi bwo gusohoza ibyo yasezeranije Abaroma 4:21 neza niko tugomba kumera twese tugomba kuza dufite kwizera kudashobora gushira twizera ko Imana yatanze isezerano rero wowe ugomba kuba uri mu miterere yo kugira uko kwizera nk'uko cyane cyane nuko turi buvugeho turavuga uburyo bwo kuronka uko kwizera nk'uko William akomeje avuga nuko hasoma kandi niho bahereye 396 mu gitabo cy'imirongo aho muri data William arasoma ngo ariko murebe wa mugore wo kwizera yabyizeye mu kwizera umugeni umuntu wese uraha cyangwa aha na kure n'ahandi ari hose no muri urusengero no muri dini uko yaba ameze kose akizera ijambo ry'Imana akumvira agategereza mu rukundo ko isezerano y'ibisekuru rihamirizwa aho hejuru arandika ngo ategereza nka Rusi hejuru cyane yandika ngo umwuka nahamye abisohoze akomeje kuvuga muri data William isezerano ry'igisekuru ku munsi wa nyuma ni irihe rya sezerano yateguje integuza Rev William Branham ko Imana izasoreza hagati mu itorero rye aravuga ukuza k'umwana w'umuntu n'abamarayika be iryo ni isezerano rigomba gusohora rigasohora mu itorero ry'Umwami Yesu Kristo akomeje umugeni ari maso abireba cyane abitegereje itorero ritegereje gusohora kw'iryo sezerano kubwo guhamywa ugusohora kw'iryo sezerano kuko umugeni iwe ni kimwe kigize iryo jambo akomeza kubaho maso ngo ubuzima bugaragaza iryo jambo itorero umugeni w'Umwami Yesu Kristo ku munsi wa nyuma naryo ni ingingo z'iryo sezerano riri maso cyane kugira ngo iryo sezerano iryo jambo ryigaragaze hehe muri iryo mu itorero risohore mu itorero umugeni w'Umwami Yesu Kristo muri message kugerageza gukorera umurimo Imana atari mu bushake bwayo ku rupapuro 34 aratubwira ububyutse ntibupfa kuza gusa kugeza ubwo Imana yigenga ari y'ubwohereje ubwo nibwo rero ifata umuntu muto usanzwe utazi neza no kwandika izina rye ikamukoresha utazi icyongereza cyane kandi atanazi n'ikigiriki ibyo ni igihe yanditse aho hariho gahunda ordre izana ububyutse ubwo ari bwo bwose hariho gahunda kugira ngo habeho ububyutse buzanwa n'umuhanuzi haba mu gisekuru no muri dispensation afite message uko niko bimeze nanone uyu munsi Eso fue lo que él hizo en el tiempo que Pedro predicó en Pentecostés. Ibyo nibyo Ustedes saben, él Petero ni yakoze ku siquiera munsi wa podía firmar Pentekoste su nombre.
ntiyarashobora no kwandika izina rya Petero ku munsi wa Pentekoste, arabyandikaho. We ntiyarazi no kwandika izina rye, yari injiji, ntiyari yarize namba. Ariko Imana ikora ibintu mu buryo budasanzwe bihabanye n'ubwenge bwacu bw'ibyo twize. Niko Imana ibikora, ibikoresha abayobozi bakomeye n'abanyateolojiya. Byari gukorera Kayifa, ati niwabikora neza, ariko Imana yaramanutse yihindura muri uwo murobyi utazi kwandika n'izina ry'abari wifata. Imana ifata ikintu cy'ubusabusa ikagihindura icy'icyubahiro cyayo, ifata ubusabusa ikabuhinduramo Edeni. Murebe uyu murongo aratubwira 155 kuri iyo paji, párrafo 1391 dice 391 aravuga ubumenyi n'iterambere n'ubukristo ntaho bihuriye namba n'ibyo. Iterambere n'ubwo bukristo, iterambere n'ubukristo bikoreye. Ndongera kubisoma, ubumenyi, iterambere n'ubukristo bikoreye. Murebe yanditse aho ngaho ngo kugwa mu ngobyi y'Edeni. Iterambere kubera ubumenyi bwo kumenya igiti cy'ubumenyi. Yandika ubumenyi ni ubwashita, ubwenge ni ubwashitani. Iterambere n'ubukristo nyakuri ntaho bihuriye n'ibyo namba. Iterambere rizanwa n'ubwenge, ibyo turabizi, kandi ubwo ubwenge bwaturutse muri Edeni bihamiriza ku byo yigishije muri Edeni. Ubwenge buzana urupfu. Mu ngobyi y'Edeni urupfu rwazanywe n'iki? N'ubwenge. Ibyo rero si Imana ibirimo, uko rero ni ibya shitani. Ni iyi mvugo irakomeye. Ubwenge, iterambere, kwiga nicyo gikumira cyane inzitizi Imana yagize ikomeye. Arandika ngo kwiga, ubwenge, iterambere nicyo cyahoze kuba ari uruzitiro rukomeye. Akomeje kwandika Data William mu butumwa bwitwa ibisabwa kugira ngo ubujutse buze. Ni ukuvuga ngo itorero umugeni w'umwami Yesu Kristo utegereje ko iri sezerano risorera mu idini ry'abapagano. Bigomba gusohorera mu itorero umugeni w'umwami Yesu Kristo. Aho niho yakomeje kuba ari, yakomeje gutangira ububyutse butandukanye. Hamwe iri sezerano rero ngo risore ku munsi wa nyuma, Kristo azazana ububyutse bwo ku munsi wa nyuma mu itorero ry'umwami Yesu Kristo, ku itorero rye umugeni wo ku munsi wa nyuma. Akomeje kuvuga akomeje kuvuga kuri 3:9 mwene data, ibyo ntimwabibona. Ndizera ko ibi bitabacaho. Umubiri urategereje, ari ijambo, we ategereje ko ubuzima ari wo mwuka ushimangira cyangwa se ubihindura bizima. Ni ukuvuga ngo abihindura ukuri. Umubiri utegereje iki? N'uwo ni umubiri w'ibanga wa Kristo. Niwo nicyo utegereje, nta kindi kintu cyacyamo muri wo, nta bindi byacyamo, nta nyigisho namba, ubumenyi bundi bw'ubwenge umunyabwenge we wese ntibucya nko ku mugeni. Mbere Data William aravuga ati nta kindi kintu namba kibaho kizakora ku itorero ry'umugeni wa Yesu Kristo. Nta kindi kintu kizaha itorero ububyutse bwo ku munsi wa nyuma. Nta kindi kintu cyabaha ukwizera kubesha guhindurwa no kuzamurwa ku ntore z'Imana zo ku munsi wa nyuma, keretse gusa gusohozwa kw'ibyasezeranijwe ku itorero muri iki gihe cy'iherezo. Kandi iri jambo ryasezeranijwe rigomba kuba umubiri kugira ngo yihishure, yimenyekanishe. Akomeje avuga Data William asoma 3:96, nta kindi kizacyamo umugeni
ntiyaja mu buzima mu zindi nzira izo ari zose. Ibyo ni byo hanze. Murabona abakiri hanze, nawe igihe yari hanze yari azi ko bizaba. N'iki kizaba ntaho bibera. Nibiba umugeni azakanguka, Imana iravuga ngo nibibeho, noneho basohoka nk'uko ba mbere basohotse. William aratubwira ngo yasohotse umugeni witorera umugeni, yasohotse nk'uko uwa mbere yasohotse. Murumva ibyo nibyo yeretswe mu iyerekwa ry'umugeni. Yagaragaye ku munsi wa nyuma nk'umugeni ushushanywa muri iryo tsinda ry'abakobwa b'inkumi beza cyane. Noneho dukomeze imbereho ku mugabane wa nyuma muri mesaje aravuga ati, iri jambo ryasezeranijwe ku munsi wa nyuma ngo rihamwe risohore. Ibyo bishingiye, ni ukuvuga ngo murebe, kugira ngo iri jambo ryasezeranijwe ku munsi wa nyuma risohore, ibyo nibyo bishingiweho umuzuko w'abapfuye bizeye Kristo no guhindurwa kwacu twe abariho turi bazima. Muri mesaje ubwira ubwo munsi y'ikimenyetso cya karindwi mu kwa kabiri 12 muri 1998 yabirije Colombia, aravuga ati, noneho dushobora kubona uburyo ki birimo byerekanwa ko abanyamerika Latine n'abanyakarayibe, igihe tubwirwa ibi bintu ntibyari byarahishuwe kera, ariko ubu birimo birahishurwa munsi y'ubukozi, munsi y'ikimenyetso cya karindwi. Kirimo kirahishurwa kuko kumenywa kw'ikimenyetso cya karindwi, mu kumenywa kw'ikimenyetso cya karindwi bigenda bihishurwa n'ubundi bwiri bwose mu buryo bugenda bukurikirana bwose buri mu kimenyetso cya karindwi. Muri mesaje ibyumweru 70 bya Daniyeli haratubwira ku rupapuro rwa 70, aravuga ati, murabisobanukiwe. Noneho Pawulo avuga muri iki gitabo cya chapter 30, Pawulo yavuze igihe ikimenyetso cy'Imana, ikimenyetso cy'Imana ni ikimenyetso cy'Imana ni ikimenyetso cya karindwi kizaba kirimo kimenyekana umwuka we, izina rye, ubuntu bwe, ubwo bwiru bwose bukomeye burimo busohoka. Gahunda y'itorero rye ritegurirwa kuzamurwa ugusukwa k'umwuka wera, niko kwatumye ibyo biba. Ibyo nibyo yakoze mu minsi ya nyuma. Noneho reka turebe, dufite igihe intambwe ya gatandatu ni ugusiga uwera w'abera. Ibyo ni mu byumweru 70 bya Daniyeli. Ikintu cya gatandatu mu byumweru 70 bya Daniyeli yarimo mwereka ikintu cya gatandatu. Ni marayika Gaburiyeli wari mu byereka Daniyeli. Icya gatandatu ndetse n'icya nyuma ni ugusiga uwera w'abera. Ni ukuvuga ngo igihe ikimenyetso cy'Imana kizaba kirimo kimenywa, ashushanya inyenyeri ya Dawidi, nuko yandika kwizera kwizamurwa. Ikimenyetso cya karindwi yandikaho n'izina. Ibuye rikomeza imfuruka n'ibihe bye, yandika ngo gatandatu. Icyo ni ikintu cya gatandatu kibaho, ni ugusiga uwera w'abera. Akomeje avuga ku rugero, kwizera kwizamurwa, ubu bwari ubwiru. Nta umuntu wese yibwirizaga ko kizaba ari ikintu ni umuntu aziyumvamo, akiyumva yumva ko kwizera ngo ahindurwe. Ariko kwizera ni uguhishurirwa. Haranditse ngo umugeni ategereje guhishurirwa kwizamurwa, kandi guhishurirwa kwizamurwa ni uguhishurirwa ko kuza kwa kabiri kwa Kristo. Hatabaye uko guhishurirwa, ntabwo haboneka kwizera guhesha kuzamurwa. Nk'uko hatabayeho guhishurirwa kuza kwa mbere kwa Kristo n'umurimo w'i Karuvari, ntabwo habaho kwizera guhishurirwa ko kuronka agakiza. Murebe muri mesaje turimo dusoma kwizera gutunganye ku rupapuro 27 haratubwira
mubitekerezeho uko niko ijambo ry'Imana rimeze, rikengera rikagenzura ibitekerezo n'imigambi yo mu mutima. Ijambo ryabaye umubiri, haleluya. Ijambo rikorera mu mubiri w'umuntu, rikora ibimenyetso bifatika by'umubiri n'ibyanditswe. Byose biratunganye kugira ngo bikuzanire kwizera gutunganye, kugira ngo habeho kuzamurwa gutunganye. Arandika kwizera kwizamurwa hejuru ijambo ryabaye umubiri. Kuki tutabibona? Ntabwo ari ikintu cy'igitangaza. Shitani byose yakoze ibishoboka byose ngo akora ibishoboka kugira ngo wowe utabibona. Shitani zinjira no mu materaniro ikwereka ibintu byinshi, inyeganyeza ibintu byinshi. Bijya avuga ngo haguruka, inyeganyeze, inyeganyeze, kanguka, umwuka wawe uraha, umwuka uraha urakuze. Wowe ufite kimwe gusa wakora ni kubyizera. Byemere kuko arabizi. Urabyizeye, azi ibiri imbere muri wowe, azi icyo ushaka wowe, ndetse azi n'icyo ukeneye ushaka. Arandika, shitani izakwereka ibintu byinshi mu materaniro. Aho twajyamo tukajya muri byinshi cyane muri ibyo, ariko reka dukomereza. Aravuga muri mesaje igihe cyo kwera wejejwe n'umucyo w'ijambo mu kwa gatanu 16/2011 muri Chile, Talcahuano. Aravuga ngo Data William, noneho igihe twe twemerewe twahawe, twebwe abazaba bariho ku munsi wa nyuma, ni abantu bo ku munsi wa nyuma. Rero abizera Kristo bo ku munsi wa nyuma nibo bemerewe gukora muri iriya poroje kugira ngo ibere yarite isohore, kandi ikaba umugisha ku bantu no ku bandi bantu bose. Arimo aravuga ko kubakwa kw'ihema rinini Grand Cathedrale, aho niho hasohora gukurura kwa gatatu, kuzaba ari ukwitorera umugeni, abareba abanyabwenge ariryo torero umugeni kuzaba, ariko no ku bari b'abapfapfa nabo, abari mu iyobokamana rya Gikristo bose, no ku bandi bantu bose bo mu isi. Byose bizaba munsi y'igihe cyo gukandwa. Ibyo yavuze aha kuri ayo matsinda atatu ni ku 119, papuro 10:57. Igihembwe cya gatatu, gukurura kwa gatatu kuzaza mu gihe cyo gukandwa. Niyo hazi igihe cyo gukandwa, ibintu byose bizagaragara ko bigeze ku iherezo ryabyo. Kandi ndashaka gutangira soze ibyo arimo avuga. Ndimo ndasoma mu butumwa amazina yo gutuka Imana. Aravuga, ntabwo nizera ko Dema yagiye mu isi, kuko yari umuntu wo mu muryango w'ubukire, akifuza kwitwara nk'abandi bose. Ariko Pawulo yari umukene we. Urabona, Imana ishaka ko umukozi bugeraho, nyuma ikabwambika ikamba. Imana yemeye ko Yesu agera ahantu hamwe. Murabona, ubwo yanazura n'abapfuye, agakora ibintu byose ashobora gukora, ariko yemera ko umusirikare wo mu Roma amupfura ubwanwa, amukubita mu maso, akamuhonda inkoni, akamupfuka igitambaro mu maso, bakamubwira ngo tuzi ko batubwiye ko uri umuhanuzi. Bose bagahagarara aho ngaho bafite inkoni zabo, abasirikare b'Abaroma, bakamuhonda mu mutwe, bakamubwira ngo tubwire, ninde ugukubise? Yarazi uwamukubise uwo ari we. Yego, by'ukuri yaramuzi. Barabona, ariko ubukozi bwe bwarimo butegurirwa kwambikwa ikamba. Buri gihe ubukozi bugera aho ngaho ubwo bugaragara nk'aho bwacitse intege, nk'aho hafi buyoyotse bushize, nibwo Imana ihereka ibwambika ikamba. William aratubwira ngo ubukozi iyo bugeze muri icyo gihembwe bugaragara nk'aho butagifite imbaraga, ubukozi ko butagifite imbaraga, ubukozi bukagaragara nk'aho bushize, nk'aho burangiye, nibwo Imana ibwambika ikamba ikabusoza. Mwami, emera ko ibyo biba, emera bibeho Mwami. Noneho nimurebe muri mesaje ku mababa y'inuma yera ku rupapuro rwa 26, aravuga ngo ku mababa y'ikizu cyera 27. Noneho abantu bose banyumvira mu gihugu cyose, n'itorero rya muri Data Coleman na Hood, n'ijya muri Data Leo, n'iteraniro ryo muri Tucson, abari mu Tabernacle Branham, abari mu burengerazuba, muzambura amaboko yanyu. Ndashaka ko inuma iguruka mu mutima wanjye muri iri joro.
unzanire urukundo rutuje rw'Imana ku mababa y'inuma yera nk'urubura, umwuka wera nzanira urwo rukundo muri iri joro mwami. Umutima wanjye ushiremo kwizera nkeneye, mu izina ry'umwami Yesu Kristo mbisabye mwami, tubabarira ibyaha byacu. Inuma yakubiswe yazanye ubutumwa, oh Mana, birarangiye, tubyizeye dutyo. Noneho nimureba aho yaranditse mesaje y'inuma ya karindwi kubwo kugira ngo habeho ugukira indwara. Kwizera gusoza gahunda yose y'ubucunguzi. Mwibuke ko ari inuma ya karindwi yabonye niyo yaronsemo ugukira indwara kwe, kandi hari mu butumwa bwa mesaje y'iyo numa ya karindwi. Arandika kwizera, yandika ngo mbere, arandika ibuye rikomeza imfuruka, arandika kwizera kwizamurwa. Kandi yandika inuma ya karindwi. Ibyahishwe 11:11, marayika akitse ikimenyetso cya karindwi, yandika munsi inuma. Murebe ukuntu hari ishusho nziza aha ngaha. Branham atubwira n'ibyanditswe biri aho. Mbega uburyo dushobora kubona aho ngaho ikintu cy'ingenzi. Akomeje avuga aha, Data William aravuga yari atekereza ko mu bukozi bwe Imana ifite muri we, agiye kwambikwa ikamba. Yanditse mu butumwa amazina yo gutuka Imana. Aho niho Data William arimo avuga ko yari atekereza ko Branham yatekereza ko ubukozi bwe Imana ifite muri we ngo bwambikwe ikamba. Noneho gukandwa kuzaba muri icyo gihembwe cyo gukandwa. N'icyo gihe hazagaragara ko ubukozi n'ibindi byose nk'aho birangiye, ku bukozi bwo ku munsi wa nyuma ko burangiye, ariko bizagaragara ko bucitse intege. Ariko nimurebe, ni muri ako ka mwanya aho ngaho nk'acyagiye Yesu yaciye muri ibyo bihembwe na Yesu. Mose yaciye muri icyo gihembwe, na Pawulo yaciye muri icyo gihembwe, na Petero n'intumwa za Yesu barazije, uretse gusa Yohana intumwa. Haza igihembwe kigoye, twese turakizi. Iyo kigeze gishyitse neza neza, icyo gihembwe kigoye kigashika, noneho nibwo mwitegereza ibyo mwabonye byigaragaza mu gahembwe kagufi, uko gukurura kwa gatatu twabonye muri Reverend Branham. Nibwo rero byigaragaza mu mwuzuro wose. Noneho ibivuga kuri uko gukurura kwa gatatu, kandi nibyo bizatanga kwizera kwizamurwa. Bitubwira ko gukurura kwa gatatu ahantu hatandukanye mu ihema rinini yabonye, ndetse n'ibindi mwibuke, ndetse byose birasubikiranye. Mwibuke gukurura kwa gatatu. Umugabane w'ingenzi ni ijambo rihishura. Ijambo rero muri vuba nicyo gitangaza gikomeye, kubera ko nimwitegereze ko ari igitangaza gikomeye. Kuki? Kubera ko biciye mu kubwirizwa kw'iri jambo, kubwirizwa kuko guhishurirwa kuzaba kurimo kuzanirwa itorero rye, ariryo rizaba ribyumvira mu ihema rimwe rinini Gracarpa Cathedrale. Uko guhishurirwa kuzazana igitangaza gikomeye, kuvuga ngo umuntu ahindurwe, noneho we uhindurwe, biruta kwizera kwizamura. None si icyoroshye kurema ukuguru, cyangwa se umuntu ubuze ukuboko, cyangwa ijisho, cyangwa ikigoye niki, umuntu kumuha icyo abura cyose, cyangwa se kumuha ukwizera kugira ngo uyu muntu aronke guhindurwa ndetse abone kuzamurwa, nuko abashe kujya mu birori byo kw'Umwana w'Intama. Icyo ni cyo gikomeye cyane kuruta gukira indwara z'umubiri.
noneho kuko ikizasoza ibyo byose ni umubiri w'iteka uhawe ubwiza. aho ngaho noneho mu buryo bw'umubiri nibwo tuzabona ingaruka, imbuto z'uko kwizera, uko guhishurirwa iryo jambo rizaba ririmo rivuga, abizera bakaryakira bakaryizera n'umutima wose. hatubwira ku muzuko, kuko ibyo ni byo mu gihe cyo kuzuka, igihe cyo guhindurwa. niyo mpamvu yatubwiye mu iyerekwa ry'ihema ngo mwitegereze uko umuzuko ukorwa. ibyo bizabera mu ihema rinini rya Carpa Cathedrale, guhindurwa na adoption byose nyuma n'izamurwa. nimba rugira ngo uronke kwizera kw'izamurwa, rero niki gikurikiraho yo kuronka kwizera kw'izamurwa? rero hakurikiraho kwizera, hakurikiraho izamurwa ryasezeranijwe. niki kizakurikira nyuma? abana b'Imana n'abakobwa b'Imana bamaze kumva mu gihe cy'iherezo kuronka kwizera kw'izamurwa. nyuma y'ibyo hakurikiraho iki? rero hakurikiraho gusohozwa kw'ibyo iryo jambo ririmo rivugwa, icyo rizazana kwizera kw'izamurwa. izo nizo mbuto kuri wowe nanjye, niyo mbuto, nizo rezilita, niyo ngaruka zizaba kuri abo bantu bose barimo bakira kwizera kw'izamurwa. turebe no kuri paje 31 mu gitabo cy'imirongo yakusanyirijwe hamwe, kuri paje 261 aravuga ati, Yesu yaravuze ati, bwira uyu musozi, kandi mwarabyumvise uko byagenze. ni ubu bukozi turimo twinjiramo, turi mu nzira kera ubu vuba cyane, ni ukuza k'umwami Yesu, kandi tugomba kugira kwizera kw'izamurwa mu itorero ishobora gukingurwa mu mwanya uri muto. twagenda tumugira agahinda, azaba araho. noneho imbaraga z'iri torero nirikura, azazana bene data. imbaraga mu itorero rye rizazana abandi bene data. imbaraga mu itorero ze rizazana abandi bene data. nubwo hazabaho umuzuko rusange. arandika ngo kuza k'umwami n'umuzuko. yandika ngo bwira uyu musozi, ashushanya inyenyeri ya Dawidi ku ruhande, n'aha ku rundi ruhande ashushanya ibuye rikomeza imfuruka n'ibihe by'itorero n'ibuye rikomeza imfuruka, ashushanya hejuru yaryo inyenyeri ya Dawidi. natwe twitegereje imbere tubareba, ntimwibagirwe ejo mu gitondo saa 2 amakarita y'abaza gusengerwa. ubukozi burimo burarangira uko bimeze kose. ibyo bijyanye na igihembwe cya mbere n'icya kabiri, icyo gihe byarimo bigenda bishira. aravuga ngo hari ikindi gikomeye kije, ashushanya indi nyenyeri ya Dawidi. mwibuke aho niho byavugiwe kuri iki gicaniro, kuri iki gicaniro tibyigeze biburirwamo namba. mwibuke ubukozi bwo gufata mu kiganza umuntu. mwibuke igihembwe cya mbere. murumva uko byagenze? mwitegereze, vuga ijambo noneho murebe icyo ibiba. murumva? aha nabibabwiye umwaka watambutse, itorero ndimo ndabwira urusengero, umwaka nk'imyaka 3 ine yashize, narababwiye ngo hari ikintu kirimo cyitegura gusohora, hari ikintu kirimo cyitegurira kubaho, gusohora, birimo byitegurira kubaho. iyo saha iraha imbere, birimo birikora ubwabyo. mwene data William arimo aravuga ibi byose bifitanye isano kandi bigize gahunda y'Imana ijyanye n'iki gihe cy'iherezo. gukurura kwa gatatu aho bizaboneka hehe? kuri bande? kuri abo bazababwaho n'ibyo Branham yabonye, abazagaragarwaho no gukurura kwa gatatu. niba gukurura kwa gatatu kwarabonetse kwibera mu ihema rinini, noneho bazakubonera mu ihema rero rinini Carpa Cathedrale. aho niho bizaguka, bice kuri za televiziyo, bice mu bindi bihugu. niyo mpamvu ari ingenzi
ari ingirakamaro kuba ufite connection nziza, byose mwateguye byose, za ekara zanyu, sonorization nziza, kugira ngo bizumvikane neza. Noneho bityo igihe kizagere ubwo data William yatubwiye, yaravuze ngo hazagera igihe, niko yavuze, ubwo twese tuzagendera hamwe n'indirimbo. Mwibuke ko byose bitangira mu buryo bugenda bukurikirana, bwaguka bikagenda bisobekerana. Rero buri ibihembwe byose bigenda bisubikirana no gukurura kwa gatatu, kubera ko hazagenda habaho uko bikurikirana. Byose bifite gahunda, bifite ordre, kuko hariho na ordre ya adoption. Twabibonye ku mpera z'icyumweru cyatambutse. Nuko rero abifuza kuba connecte bakihuza na Puerto Rico, bagashaka gutangiraho mbere ho gake, ngo batangire amateraniro aho ngaho, noneho mugasoma zaburi, nyuma mugasenga, nuko mukaririmba indirimbo za rusange kimwe n'indirimbo z'abantu bafite ku giti cyabo, nuko nyuma hagatangira transmission, noneho mugahita mukurikirana n'izo ndirimbo. Mwabikora mufite library bitere Free Will Agency, mufite umutimanama wo kubikora. Noneho nyuma mwakwifuza igihe ikibwiriza kirangiye mu gihugu cyanyu, namwe mugashaka gusoza n'indirimbo yanyu imwe no gusenga, mwabikora. Ariko niba mushaka gukomeza kuba connecte, mugasozanya n'isengesho riturutse Puerto Rico, nabyo mwabikora nabyo. Cyangwa se nyuma y'iryo sengesho, niba ushaka mukaba mwifuza kuririmba indirimbo imwe iyo mu bihugu byanyu, nuko nyuma mugasenga isengesho rigufi mugasezera, nabyo mwabikora. Mwumve muri mu mudendezo wo kuba mufite uyu mugisha ukomeye wo kwikonekita uhereye Puerto Rico, kubera ko hari impamvu yatumye akomeza kuvuga ngo mujye mwitegurira kuba connecte na Puerto Rico. Hari impamvu irimo ituma nongeye kandi kubibasubiriramo bundi bushya, kandi kubera ko byose bigenda mu itumanaho bikabaca muri transmission, kandi turi muri iyi nzira, muri uru rugendo rugana aho hakomeze gukorwa imyiteguro, twitegurira byose iby'Imana izaba irimo isohoza byose mu gihembwe gisoza. Rero ubu turi muri aka gahembwe k'inyigisho, agahembwe ubwo turimo duhabwa ubumenyi bw'ubwiru bw'ikimenyetso cya karindwi bihishurira itorero umugeni, aribwo bwiru bwo kuza k'umwana w'umuntu azanye n'abamarayika be. Kandi muri ubu bumenyi rero buzanywe no guhinda kurindwi bw'inkuba, harimo ukwizera kwizamurwa. Akomeje kuvuga ati rero abizera Kristo n'abakozi b'Imana bose amaso yabo bagomba kuyahanga aho kuri icyo cyasezeranijwe. Amaso agomba guhangwa he? Y'intore z'Imana kuri uyu munsi wa nyuma, kuri iki Imana yasezeranije. Kandi Imana riba yarasezeranije ngo ni mu ihema. Rero amaso agomba guhangwa ku ihema rinini Garakara pa Katedrali. Ntibikabakiho. Ndabibabwiye kugira ngo nyuma mutazavuga ngo ntacyo yatubwiye namba. Hashize imyaka nkomeza kubivuga, none kandi budi bushya bisubiyemo. Amaso yanyu timukayahanga ibindi bintu. Nyuma nimuza kureba ibihano bitangiye kugwa, mutangire kuvuga ngo ese ntihari hategerejwe ko hazabaho umuzuko? Ntihari hategerejwe ko hazabaho uguhindurwa? None se kuki ntarahindurwa? Niki cyabaye? Ntibitegerezwa kuba habaho izamurwa? None se ibi bihano uzumva ijwi rikubwira ngo simbazi? Hari aho yanditse ngo ntibazamenywa na message, tuzabibona mu yindi Bibiliya. Noneho aho niho hasohora kandi iri jambo yavuze ngo bari no mu materaniro nk'aya. Ni ukuvuga ngo ibi byose barabyumvaga birimo bivugwa,
kandi bikanasubirwamo, noneho nyuma batazavuga ngo njye ntawe wari wabimbwiye. Niyo mpamvu bavuga ngo iyi ntambara ije abantu bagategurwa, ntabwo abantu bapfa. Akomeje ahangaha avuga hariho porogaramu y'imirimo yagenewe umunsi wa nyuma. Abantu bazarimo bakora bayoborwa n'Imana nk'uko ibyanditswe bivuga, nka Mose cya gihe arimo yubaka ingando, yarimo akora iki muri porogaramu y'Imana, mu kintu Mose yamaze kubona mbere. Uko niko bizamera no ku munsi wa nyuma. Hazabaho itsinda ry'abaminisitiri n'amateraniro, bo bazakora bishingirije ku byeretswe mu iyerekwa. Iryo ryeretswe Rev William Branham, iyerekwa ry'ihema rinini Grand Cathedral, aho yavuze ngo gukurura kwa gatatu aho kuzigaragariza muri iyi mesaje. Kwizera gutunganye nako aratubwira ku rupapuro, tureba aha ku rupapuro rwa 31, aravuga ati mwaba muzi ibyo nakoze, mwe munyita pasitori wanyu kandi mubivuga neza niko ndi, murabivuga ko ariko ndi. Noneho niba ndi pasitori wanyu, nkaba narahamijwe na Yesu Kristo nkorera umurimo we, rero nimwizere ijambo ryanjye. Biciye muri icyo gikorwa cyo kwizera, kurambika ibiganza byanjye kuri mwe, ngasengera abarwayi n'ababajwe n'ibyababaje byose. Nimwizere muri ubu buryo rero ko muzabona igisubizo cy'icyo mwasabye, icyo mwaba mwasabye icyo ari cyo cyose, kuko ibintu byose birashoboka kubizera. None nimuza gusengerwa, izera kuri buhabwe icyo uri musaba. Nje by'ukuri ndizera ko nanje ndizeye ko bihabwe. Mu mutima wanjye nemera ugukira indwara kwa buri wese muri mwe, mzemeye nk'umurimo utunganye, ndabyizeye, mbyizeye n'umutima wanjye wose. Noneho n'amaboko yanjye ndambitse kuri ibi bitambaro, ndizera ko bizatuma habaho ibyo abantu basabye, ndabyizeye. Ibi birimo haragera gukurura kwa gatatu, ndabyizeye ntyo. Noneho ndashaka kubabaza mwebwe abatambutse gusengerwa ikibazo n'umutima wanjye wose, ushobora kwizera muri iyi saha ko hari ikintu cyakubaho uyu mwanya aho watambukiye mbere yuko kurambikaho ibiganza? Niba wizeye zamura amaboko, rero ufite igisubizo. Ibi nibyo dutegereje, hafi harimo biratangira gukura, biratangira gushibuka. Niyo mpamvu avuga ibyo mwabonye mu buryo bugufi bw'agace muri Rev William Branham, mu kwigaragaza nka kuriya, muzabibona mu rwego, mu mwuzuro, mu buryo bw'ikidakuka bukomeye cyane, mu buryo bwagutse bukomeye cyane, mu mwuzuro we w'imbaraga ze zose. Harahari mu mugabane mugufi, aha ni mu mwuzuro wose. Rero ibi nabikoze mbishaka, kuko aricyo ndimo ntegura. Fata iki gikorwa cyo kwizera, nuko utangire uzamure kwizera mu rwego bitigeze bigeraho mbere hose. Yandika gukurura kwa gatatu ni ukuzamura kwizera. Bandika gute? Ashira akabazo. Rero iki kibazo kirimo kirasubizwa kubera ko kera icy'ingenzi ni uko mumenye uburyo ki, kuko hariho inzira bikorwamo, hariho uburyo uko kwizera kuzamurwamo. Gukurura kwa gatatu kuzamura kwizera. Arandika ngo gute? Shaka akabazo. Niyo mpamvu Branham yanditse ngo umuntu naronka guhishurirwa agaceceka, ibyo biri hagati y'umuntu n'Imana, shitani ntiyabyumva. Kandi si ukwizera uko ariko kose gusa, ahubwo ni ukwizera gutunganye kubatswe hano imbere. Nuko rero uko twabona Imana itunganye, mu mutima utunganye, isohoza isezerano ritunganye biciye mu ijambo rye ritunganye, ari ryo rityaye kuruta inkota yose y'umugabiri, ricengera rikagenzura imitima n'imigambi ibera mu mutima. N'iki kindi
ubu turimo turagera ku gutungana, kubera ko abantu bagomba kugera kuri ibyo kugira ngo habeho izamurwa. Ibyo ni byo duhagarariyeho ubu, dutegereje gusa ko itorero rigera ku gutungana, kwizera gutunganye. Ndimo ndagushaka kuri njye, bisobanuye kuri njye ikintu gikomeye kimwe namwe, ariko twese hamwe tuzabigeraho kubwo ubuntu bw'Imana. Amen. Twese tuzabigeraho. Yandika, niki kibuza izamurwa kubaho? Mwibuke noneho, izamurwa kugira ngo ribeho hakenewe kwitorera umugeni rizazamurwa rigira uko kwizera. Icyo ni kimwe rero kibuza izamurwa kuba ritaraba. Niyo mpamvu rero hakenewe ukuguhindakurirwa inkuba ngo umugeni atakangugwe, azazohereza arabisezeranije. Yandika aha, kwizera kuzagera mu rwego, kwizera kwizamurwa. Aho arongera arabyandika kandi aho mwene data William akomeje avuga, rero abashaka gukurura kwa gatatu bo bazaba barimo bakorera icyo gukurura kwa gatatu kuzagaragariramo. Ntibazita ku uburyo abo bantu bazanegurwa. Icy'ingenzi ni iby'Imana yavuze, icy'ingenzi ni iby'Imana ifite muri porogaramu yayo. Tuzi ko gukandwa kuzaza barwanya itorero ry'umwami. Nta n'umwe muri twe ushaka kuba nyirabayazana wo kuzana uko gukandwa. Nihagira ubizana azabibazwa n'Imana. Nihagira ikintu ukora, umuntu runaka agakora ikintu kibi, akarwanya porogaramu Imana ifite muri iki gihe, agatuma habaho, akazana, agatuma hazaho gukandwa, nyuma Imana izabimuryoza ibimubaza. Murebe kuri paje ya 19 muri mesaje ubwayo, kwizera gutunganye, aratubwira, twigishijwe ngo turwanye shitani zaduhunga. Noneho kuyirwanya ni si ukuyirukana gusa, ni guhangana nayo cyangwa se ukayitera umugongo. Iyo Imana yakoze ikintu, shitani nubwo yagerageza kuvuga iki, wowe ntuzayumva. Amatwi yawe yapfuye ku byo shitani ivuga byose, keretse gusa ibivugwa n'Umwuka Wera. Ijambo ry'Imana rivuga ngo ufite ugutwi niyumve ibyo Umwuka Wera avuga. Nimwumve ibyo Umwuka abwira amatorero. Ufite ubwo bubasha we yabasha gucakira akumva ibyo Umwuka abwira itorero. Shitani ntiyazana ibyo, yo iza gusa ivuga ngo ntibishoboka. Ibyo ntaho bihuriye n'ibyo. Ibyo ntitubivuga dutyo, idini rizatwirukana. Ukuri gukomeza gukataza kugana imbere. Ufite ugutwi niyumve ibyo Umwuka abwira itorero. Bibiliya iravuga ityo inshuro nyinshi. Yandika, ufite ugutwi ni ukwizera. Ufite kwizera ni ukuvuga ngo ufite ugutwi niyumve. Ufite ubwenge nabare umubare w'izina ry'iyo nyamaswa. Nuko niko bimeze muri ibi bintu. Ubifite nabibwira abandi kugira ngo nabo bakugire. Uko niko kwizera kumeze, uko turimo tuvugaho nonaha. Wowe ugomba kuba ufite kwizera gutunganye, kwizera kuvuga ngo yego, kwizera gusubiza gusa ngo yego. Nta na kimwe yavugaho ngo oya. Imana yavuga ngo yego, uko niko bimeze, aba ari yego. Nta na kimwe cyabihindura. Mu kwizera kwayo gutunganye, umuntu usanzwe, shitani ntiyamwegera uwo. Shitani igihe yageze imbere ya Yesu mu bwenge bwe, mu kanya gato, shitani yatangajwe ko ifashe ku mugozi w'amashanyarazi w'amavolt 1000 kubita hasi, kuko Yesu yaramubwiye ngo biranditswe gusa, ntabwo umuntu azabishwaho n'umugati gusa. Yesu baramuteye, amukubita mu buryo bukomeye. Munsi aravuga ngo
nimwitegereze neza noneho kwizera gutunganye gukemura ibibazo byose kabone n'ubwo bititawe icyo kibazo ngo ni ikihe icyo cyaba ari cyo cyose. Hejuru yandika ngo ufite, hejuru yandika kwizera nabibwira abandi kugira ngo nabo bakugire. Arandika ati mwitegereze neza kwizera gutunganye gukemura byose ibyabaho byose bititawe ngo ni ibihe. Kwizera gutunganye gutegeka byose. Mwitegereze neza, iyo wizeye ikintu ugatangira gukora ikintu ukaba ufite kwizera mu byo urimo ukora, ntabwo wita ku bintu birimo biba, ibyo ntawe icyo bikubwira, kuko kwizera gutegeka ibyo bintu byose birwanya birimo bibaho. Niba hariho uburwayi ubwo ari bwo bwose, Imana igahishura ko ibintu runaka bizabaho, wowe gusa urabivuga ukikomereza udashidikanyije, nta n'ubwo unabaza ibibazo, kubera ko icyo ni ikintu cyamaze gusohozwa. Arandika kwizera gukemura byose ibyabaho byose. Ijambo rivuzwe ibyo bitegeka, kwizera gutegeka ibintu byose byabaho. Umuntu aravuga ati noneho ibi ni bubikora ha noneho bicamo. Kwizera by'ukuri wowe uba wonesheje byose. Kwizera kurizera ko Imana izakora byose. Ntabwo nzi uko izabikora, ariko ibyo ari byo byose izabikora. Kwizera gutegeka ibi birimo bibaho byose. Ndetse n'ikindi, kwizera n'urukundo biravukana, kuko ntiwagira kwizera udafite urukundo, kuko kwizera kwawe kuba gushingiye mu Mana. Imana niyo urukundo ubwarwo. Ukwizera n'urukundo birakorera hamwe, bikorera hamwe. Iyo ukoze ikintu ukaba ufite kwizera, uko niko bizamera, ntibizaburizwamo, ntibizareka kuba. Yanditse ngo ntihabaho kwizera hatariho urukundo. No kuri paje 23 muri mesaje ubwayo aratubwira iyo shitani ije kudushukashuka tugomba kuyihangana nayo dufite kwizera gutunganye, dushingiye ku ijambo ritunganye, kuko Yesu Kristo yabigenje. Yandika guhangana na shitani hakoreshejwe kwizera gutunganye gushingiye ku ijambo. Ku ruhande yandika uburyo bwo guhangana na shitani. Yandikaho nk'iki kibazo: tugomba kugira kwizera gushingiye ku ijambo ritunganye nk'uko Yesu Kristo yabigenje. Ijambo ry'Imana riratunganye, tugomba kuba dufite kwizera gutunganya mu ijambo ritunganye. Ni ukuri ko tuzahangana na shitani biciye mu kwizera mu ijambo rye. Twe rero dushobora kunesha ikintu icyo ari cyo cyose, rwaba ari n'urupfu na kuzimu ndetse n'imvu. Tuzi ko Imana ni Imana hamwe mu kwizera gutunganye n'ijambo ritunganye ry'Imana yanesheje byose ibyayijeho. Urupfu ntirwashoboye kuguma imbere ye, ndetse habe n'indwara. Yo mwibuke ko Yesu yaravuze ati ntawe wanyica, tanga ubugingo bwanje mbishaka nkongera nkabwisubiza. Mwibuke ko ibi bizongera byisubiremo kuri uyu munsi wa nyuma, muri ku gusohozwa kw'ibyahishuwe 11 umurongo wa 3 ugakomeza. Nawe azaba afite imbaraga zo kunesha urupfu, kubera ko nimurebe ku munsi wa 3 azazuka. Azaba ari ikiremwa muntu cya kabiri cyo azatanga ubuzima bwe kandi yongera bwisubize mu minsi 3. Uwa mbere yari umukundwa wacu Umwami Yesu Kristo, noneho uwa kabiri azaba ari unesha. Muri we havamo imigezi y'ubugingo. Ibyahishuwe 11 ni ukuvuga ngo ibyo ni ibyahishuwe 11 3 gakomeza. Muri we havamo
imigezi y'amaveriti veritiza imbaraga zava mu mwambaro we, ashushanya inyenyeri ya Dawidi. Umuntu wakoraga ku mwenda we yarakiraga, wa mugore wavaga amaraso niba yarakize. Rero abantu bose batangira gushaka gukora ku mwambaro we, kuko babona ko imbaraga zakomezaga kumuvamo, nuko zigatemba nk'umugezi. Aho niho yari ageze, agenda mu isi idasanzwe, ariko afite kwizera gutunganye, kuko we yari ijambo. Yandika mu isi idasanzwe, mu yindi si arandika ngo mu yindi si, aravuga ngo dushobora kwigarurira ikintu icyo ari cyo cyose kubwo kwizera ijambo rye. Akomeje avuga muri Data William, twese turashaka gukora kugira ngo hasohore byose by'Imana yasezeranije, kandi kugira ngo duhindurwe vuba bidatinze bishoboka. Uko bizaba bimeze rero, urabona ukuntu isi irimo ishyuha, ubushyuhe bw'isi yose, kubera akayunguruzo k'igitwikirizo gitwikira imirasire y'izuba n'ibindi, ozone n'ibindi byinshi. Ntidushaka kuguma aha ngaha ku isi, turashaka guhindurwa byihuse cyane bishoboka. Kuri paje 30 aratubwira, tureba aha umugabane mutoya twasomye, kugira ngo umugabane nawo ugumaho. Ni hajya nabasomeye, nabivuze gusa mbisubiramo, ariko ndashaka ko mwamenya aho biri. Paji ya 30 aho yavuze ati, noneho ndabinginga mu izina ry'Umwami Yesu Kristo, ntimuzaha gusengerwa ku murongo mutumva muri mwe mufite kwizera gutunganye, kuko bitabaye bityo mwe gusa muzabona mufata umwanya w'abandi bantu bo bashobora kuza. Ntimubikore. Yandika hejuru ngo ntukaze udafite kwizera. Ibi byose rero, nk'uko nasomye ntangira, bigomba byose bifitanye isano n'igihembwe cya gihe cyari kiriho, igihe babatizaga abantu bagombaga kugira kwizera kugira ngo batambuke imbere bakira umwami, ndetse kandi bakanabatizwa. Nuko rero ubu turimo turitegura, kubera ko ikintu gikomeye giturutse ku Mana kigiye kuba. Kandi rero mu gihe icyo gihembwe gishika, ubu turi mu gihembwe cy'ingenzi cyane, aricyo ubwo turimo duhabwa iki gihembwe, turimo duhabwa ubu ordre ya adoption, uko tuzabamwo adopte. Ariko uku kwizera kuduhesha guhindurwa, kwizera kwizamurwa, ariko turimo turonka tukubonera mu nyigisho zitangirwa mu ihema. Byiza duhaguruke, nuko duhere ko dusigana natwe twese muri iyi message, ubwiru bwo kwizera, hamwe na mwene data inshuti yacu dushimira cyane, Dr. William Soto Santiago.